Mu buzima bwacu duhura na byinshi, uno munsi tuba turi kwishima, ejo tukaba tubabaye. Njye ndi toxic Imani. Kwiheba ni ikintu kiba igihe umuntu yahuye n'icyamubabaje cyangwa se afite agahinda kenshi. Ese kwiheba biterwa n'iki? Kwiheba biterwa n'igihe umuntu yabuze uwo akunda cyangwa se icyo akunda kuri ino si. Ntawahisemo ubwo buzima bwo kwiheba, cyane ko nta wiremye, twese twaremwe n'Imana. Ingaruka zo kwiheba ni igihe umuntu ajya traumatisme. Traumatisme ni uburwayi bufata umuntu uhuye n'ihungabana, cyangwa se yarebye ibintu biteye ubwoba, cyangwa se yaciye mu ntambara nyinshi cyane. Kwiheba, hari igihe umuntu yiheba akicara wenyine, hari n'igihe umuntu yiheba akanywa ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga. Ntabwo bimara ibibazo, gusa ku bantu benshi bavuga ko inzoga zimara ibibazo cyangwa se itabi. Gusa hari n'umuntu ugira ibibazo byinshi cyane akiragiza Imana agasenga. Ni ubwoko butatu: hari usenga, hari uyahuza amayoga, hari n'uwicara wenyine. Kwiheba, ni gute warwanya kwiheba? Indwara yo kwiheba cyangwa se ubumuga bwo kwiheba, ko twaburwanya ni uku: ko dusiporo twinshi cyane. Niba ubashije gusenga, senga. Shaka aririmbo utarusanzwe wumva keza ukumve. Irinde kumva indirimbo cyangwa se kumva ikintu cyakwibutsa ikintu cyatumye wiheba. Hari umuntu ujya mu rukundo bakamukatira, reka tubyite indobo, akiheba cyane. Uwo muntu inama namugira, ntabwo namugira inama yo gukomeza kumva uturirimbo yumvaga ari kumwe n'umukunzi we. Oya, shaka ikintu kigutandukanya n'uwo muntu, kiri kure cyane, bitera stress cyane. Kwiheba, kwiheba cyagiye dufasha abantu bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, nk'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu ni umwaka uteye ubwoba cyane. Uyu ni umwaka uteye ubwoba cyane Abanyarwanda twese dutinya. Ni umwaka wabayemo ibibi byinshi cyane. Ni igihe Abanyarwanda twese twahungaga, duhunga ikibi. Igihe Abanyarwanda bicanaga bapfa ubusa, bapfa bazira amoko. Bitewe n'iki? Bitewe na ba Rugigana bakolonije igihugu. Ibyo byose rero biri mu ngaruka ziri ku bantu bafite traumatisme, bahuye n'icyo kibazo cyo kwiheba, ku buryo ashobora kwibuka uwo yabuze bikamubabaza cyane. Kwiheba. Njye nitwa Toxic Imani, ndabashimiye cyane.